Miri. Ndashaka ubwiza ukuri. Ndashaka umbwiza ukuri. Udaciye ku ruhande ikintu kimwe. Ukuri kugenda gute? Numbeshya biraba bibi. Okay. Urabizi ko ngukunda. Ya ndabizi. Kandi cyane. Cyane rwose. Ndifuza rero ko ikintu cyose cy'ikinyoma kiri muri wowe ugishyira ku ruhande. Ugatabura ukambwiza ukuri. Niko konyine nshaka. Kandi niko kuri biza kugutabara. Miri. Karame. Indu twite ni yande. Sorry, shiri, uskora umpanze. Wiseka hano nta mikino ihari. Kandi ukandi ndashaka kumenya indu twite ni yande. Inda nwite ni yawe. Kandi ndatekereza nawe ubizi. Mwite inda yawe. Mana ndinda umujinya wanjye ntuzi ko Miri, uvugisha ukuri. Indu twite ni yande. Inda nwite ni yawe. None ibyo twakoze nabyo se. Ubyaye tukagiye gupima twasanga umwana ari wanjye. Cyane rwose. Hanyuma ibyo nabonye n'amaso yanjye ni ibiki? Ubonye ibiki? Ni ryari umubano wawe nasohoje ugeze hariya? Akubiriye ni ibisanzwe. Nese si ukumusuhuza. Erega nsigaye mufata nka papa. Kuva ryari? Ujye yarambwiye nje mwisanzure mufate nka papa wanjye. Miri ntabwo uri gushira amakenga. Ndashaka kunsobanurira neza. Wowe na papa hari affaire ziri kugenda hagati yanyu? Nta affaire ziri kujya mbere nje na papa. Ariko ubundi ko mbona numva uri kumfata nk'umwana. Nje ndi umwana. Ndi umwana kutamenya ibyo nkora. Ni papa wowe ndabizi. Wowe ushire wanjye ndabyumva mufata nka data buto. Tuza ngubwire. Nisoja ugomba kubanza kumwubahira icyo kintu. Ibyo ndabizi. Ugaje kumusoma kwitama. Kwitama ni ibintu bisanzwe. Umuntu we namuhobeye bitamusoma ni ibintu bisanzwe. Nyine twe iyo tudahari ukora iki? Iyo mudahari nta kintu nakora kuko biriya wabonye ni kuri bimeze. Kandi kuba ari papa wawe ndabikubahira. Kandi no kuba ntwita inda yawe nabyo nkabimwubahira. Kuko mufata nkaho ari data bukwe wanjye. Ejo n'ejo bundi tuzamwibarukira umukaza umwuzukuru. Miri. Ntabwo ndi gushira amakenga n'ukuri. Ndumva umutima nta nari mu mutima wanjye wibeshya. Si kuki utajya unyizera. Umutima wanjye ntujya wibeshya. Okay, kamubwire ngomba babinyizere sibyo. Kandi nawe nuko uzi ko wagira ngo wamfashe nk'umwana. Ngira ngo urabizi ko nkuze bihagije. Kuba ukuze rero nibyo bigaragaza amanyanga n'amacenga yose ufite. Ndamutse nsanzwe uri kudukenegera papa. Nta kintu ndi kubakina. Ntabwo nazakorohera. If you trust me, nta kintu ndi kubukina we na papa. Umenye ko umutima ukunda aho wagera ukunda ari naho wagera wanga. I know. Ibyo nagukorera cyangwa njye nakora ndamutse nakwanze cyangwa asanga uri kunkorera ibintu. Bivuga gutyo rega nta kintu kuba namusuhuje kureba kuko ni ibintu bisanzwe nkuko naza ngagusuhuza nawe. No kumbaza umwana mwite n'uwawe kuko ibyo twakoze byose urabizi n'icyavuyemo n'ikiriya sibyo? Miri nkwizere. Nizere. Nkwizere. Nizera pe. Yaba ikimenyetso kimwe cyatuma nkwizera. Ndagukunda. Ariko basi ujya wirinda. Oya ahubwo ni ukarakari. No, ujye unyizera sibyo? Nuko nshyira muri situation ituma ndakara. Sibyo? That's what's good at the most. Amena agenda nawe. Ça va? Ça va. Amakuru. Ahubwo ngumeze ute? Nzi ndumva neza neza rwose cyane. Ibintu byose byananiye ndumva nta kintu kimwe nshaka kurya. Kandi n'imbuto zashize. Zindi. Ikibazo. Jya umbwira amafaranga ukeneye neza.
Muzagenda umuntu waka amafaranga hano. Nandi nayo. Hari ibibazo ufite? Ibibazo byiga ni byinshi. Ako ibaze ko ubizi neza nawe ko mutwitiye umwana. Ariko ninjye ukora imirimo yaha yose. Ninjye woza, ninjye uteka, ninjye ukubura, ninjye ukoropa. Kandi umubyeyi utwite buriya aba afite imbaraga nkeya. Nta nubwo akwiye gukoresha imirimo gatunabwene nk'iyo ngiyo. Njye rwose ndarambiwe pe. Ndarambiwe kwitwa umukozi hano. Byaba byiza ufashe uriya mugore wawe ni nawe untoteza ukamusohora muri iyo nzu akagenda. Kuko njye nawe tuyisigaramo kuko n'ubundi ndagutwitiye. Kandi nawe urabizi neza ko wambwiye ko yarananiwe kubyara undi mwana. Rero mfasha pe. Mfasha kuko arambangamira. Ikindi ndashaka undi mukozi. Ushatse undi mukozi byakoroha cyane. Eri? Ibyo mbwira ndabyumva. Ya. Iyo umuntu atwite bivuze ko adakora. Yes, hari igihe ndi kugwa nabi. Ariko menya ko n'aba bandi badafite ubushobozi bwo kuzana abakozi bakora kugeza bagiye kubyara. Erega ibyo ndabyumva ariko njyewe ntabwo ndibo. Ngiye ku bushobozi ndabufite. Ubu wabura amafaranga yo kwishyura umukozi. Icyo ni cyo ndimo kubwira. Ikindi hano ubana na mama Yves ugomba kugira ikintu gitumwereka direct. Hano yumve neza. Niwe ngwanirira. N'ibindi bizajya kugerwaho mubyabitekerejeho ko icyo gukora. Ako wese. Ubwo bifasha ukambwira ngo n'ibindi bizajya kugerwaho wabitekerejeho. Utekereza ko njye nta buzima mfite? Okay. Ufashe umugore wawe niwe ufite agaciro kundusha. Ndabizi. None se kuki nyine tumva kwe kumwirukana kakana? Millie, listen to me. Yes, wakoze kuntira. Nari bikeneye. Ndanabikunze. Ariko ibyo ntabwo uhita biguhesha agaciro kuko tugira ijambo muri uru rugo. Unyumve neza. Ndetse ari hasi. Niyo mpamvu ngomba kumenya gukandamizwa n'uriya mugore wawe. Okay, ndeka nkubwize ukuri. Uzi n'ikindi? Amahitamo naya abiri. Urahitamo njyewe ugutwitiye umwana cyangwa uhitemo uriya mugore wawe w'ingumba utabyara. Yabyariye Yves we. None kuki atakubyariye ubundi? Waje kumbwira ngo mubyarire undi mwana wirirwa unshimagiza. Utekereza ko yananiwe kubyara ubundi se bigenze? Ceceka. Okay, uhitemo njyewe cyangwa we. Nataruvamo ntaruvamo. Meri nutitwara neza bishobora kubyara amazi nk'ibisusa. Kuba ntwitiye ntabwo ibyo biguha ijambo. Cyangwa wenda sinanjye utwitiye. Utwitiye abandi. Ariko kuba utwitiye byitwa kandi utwitiye ntabwo biguha umwanya wo kunsuzuma cyangwa unsuzugura umugore kuko yarambyariye. Ariko sheri kuki urukumva isura no kubera iki? Ubu tuzabana gutya dukuze dufite umwana ugiye gushaka n'ubuhe bare tuzamuha aho ntituzamangisha kubaka urugo. Sheri
wowe uri umuhemu ibintu byose bansezeranije ntabwo wigeze ubikurikiza. Ibintu byose wanyemereye tukiri bato nta na kimwe wigeze ukurikiza. Ndagukunda cyane y'inkami. Sineze kuzagusiga mu buzima bwanjye bwose paka kugupfa. Chérie. Ikibazo ufite si icya Miri atwinjiriye mu rukundo rwacu kuko aturakaranye nta kintu ari hano uretse kumufasha gusa. Ese tumufashije bitwaye iki? Wituma urukundo rwacu ruguruka nkayo cyangwa rupfuka urumva nk'ubwo yabwingamiye ishaje. Ndagukunda urabizi, ndagusabye niba ubona ko dukwiye gufasha Miri ntabwo mbiguhatirije, ndakwinginze. Mana yanjye, iki ni igihano ndimo koko? Niba ari igihano ndimo wambabariye. Se n'ingaruka z'uko nataye umwana wanjye Minyoni. Mana ndagushipe. Uyu mba narabwije n'umugabo wanjye ukuri, amubwira ko twabyaranye umwana w'umukobwa. Kandi baba barimo no kumfasha kumushaka. Agahinda mfite kumva kagiye kunturitsa umutima ko. Mwana wanjye Minyoni, nizere ko uriho. Umara wenda tuzabonana pe. Mwana wandengeye kuko ukamuza n'umwana wanjye ko nkwingiye. Ubuzima ko mburambiwe ko. Mugabo arimo aransuzuguza abakozi. Wenda yamenya ko twabyaye umukobwa nta mugabo ansuzuguza abakozi. Intambara izarangira iteko. Allô? Oui. Yego niwe? Ako gusara si ukwiruka ngo iki? Umutarize ntabwo nzi rwose akuvuga mama muvugana mwana we none se Minyoni ubuheri nakubona niko ngushaka ngo tubona n'amaso ku maso. Ariko maye niko madango ni mama wanjye tuvugana? Yego ni mama wawe Minyoni, ni mama wawe rwose. Tega amatwi nyine unyumve neza, yewe ni mama wawe ubyaye mu nzu rwose. Umva reka nkubwire pe wayobye. Baye Minyoni ni benshi kuri ino si rero uwo Minyoni uri kuvuga ntawe nzi. Ntabwo rero ari njyewe sibyo? Nyine mbabwire. Mbabwire uko bimeze.
mbwira iki ariko ntabwo nayobye ndabizi neza ubwo none se minyo ntafite imyaka nka 23 n'ine gutyo ntuzi n'imyaka mfite ngo uri umva mama yakaba yazi imyaka mfite sorry madam wibeshye nimero pe wayobye sibyo nyamara ntabwo nayobye rimwe minyo intesha umutwe urakoze kunshinyagurira niba mama hari ndahazi akabasizi abasazi madam ndakwiyamye babarira ntimukupe nta mwanya mfite wo kuvugana nawe mama hari ndahazi mama yarapfuye ndakwiyamye pe babarira ugabanya amagambo mu matwi yanjye abandi ntabwo napfuye imana yanjye ujya nk'abantu nk'abangabo batiwe n'ibiki ubu ngubu nawe no mu cyaro bamaze kumenya ngo Miri yageze i Kigali yabaye musirimu batangiye kumisha umutwe uyu mugore ni umudukano pe ni n'umutererano nta n'isoni inshuro imwe ebyiri eshatu nta nubwo yumva ko umuntu amwiyama mama hari ndahazi birahagije